n'ubundi iserukiramuco rizamara iminsi 3 rikabera muri Pologne rigahera ku itariki ya 19 rikageza ku itariki ya 21. Davis D yasabonamo akazi ko kuzaririmba ku itariki ya 20 akaba azanasangira urubyiniro n'umuhanzi wo mu gihugu cya Nigeria witwa Ruga. Davis D rero aratangaza ko kira gitaramo cyari cyamujyanye ari kuganira n'abari kugitegura ku buryo bakwigiza imbere ho gatoya cyangwa bakigiza inyuma kugira ngo atabura amahirwe yo kuririmba muri serukiramuco rizabera muri Pologne, aho yavuze ko ho rwose nta gisibya agomba kuzitabira akanatarama. Yanavuze ko guhurira ku rubyiniro n'umuhanzi nka Ruga ari ishema rikomeye cyane bishobora no kuzamufasha n'ubundi gukomeza kugira inshuti z'umumaro muri muzika ye zishobora no kuzamufasha kwagura isoko ryo mu burengerazuba. Avuga ko rero bizamufasha cyane ubwo Davis D ku itariki 20 nibwo azaba ari ku rubyiniro muri Afrobeats Night. Ni riserukiramuco n'umundi zaba ririmo ibyamamare bitandukanye. Sinawe gusa azaba arimo itsinda ryo muri Afrika y'Epfo rya Titom and Yupe, abangaba barazwi cyane mu ndirimbo yitwa Tralabam inakunzwe cyane muri iyi minsi isubiyemo irimo n'umuhanzi yitwa Burna Boy. Abasohokera mu tubyiniro ngira ngo iyi ndirimbo ntabwo basohoka aba DJ batayikinnye. Hanyuma kandi twikomereza n'andi makuru, aramakuru y'abacicikana agaragaza ko umuhanzi yitwa Papa cyangwa mu minsi yashize yavuze ko urubuga rwe rwa YouTube rwibwe, rwose byagaragaye ko rwibwe, aho ubu ngubu rwose ari gutangira nka kwa kundi umuhanzi abakiri mushya avuga ngo mumbabarire mukore subscribe kuri YouTube, aho yarafite subscribers 0. Akomeje no kugenda n'ubundi asaba ubufasha kugira ngo bamufashe kugira ngo urubuga rwe rwongere rukure. Hanyuma kandi mu yandi makuru twikomereze twigire hanze y'u Rwanda, cyane cyane muri Argentina, nyuma yuko ku mugoroba Argentina yatsinze Canada ibitego 2-0 ni mu gikombe cya Copa America. Uwitwa Drake yari yabetinze, yavuze ko ikipe ya Canada igomba gutsinda Argentina, ashyiraho amadolari 300 yagombaga yiramo kitsinze yari gutsindira n'ubundi arenga miliyoni z'amadolari y'Amerika. Kuri ubu ngubu rero abaturage bo muri Argentina indirimbo bari gukina cyane indirimbo yitwa Not Like Us ya Kendrick Lamar yayikoze ari kwibasira Drake. Bagaragaje ko rwose bari inyuma ya Kendrick, ibyo byose bari kubikoreshwa n'ubundi nuko uwitwa Drake atabaciraga kari urutega mu mukino warayobaye. Bari kumubwira bati cyakoza uzihangane wongere yashyireho ubwo muzaba muri guhanira umwanya wa gatatu, cyane ko n'imikino ya nyuma izaba mu mpera z'iki cyumweru turimo. Byagaragaye uwitwa Lionel Messi bifashisha ifoto ye bagapostinga bayiherekesheje iyo ndirimbo yitwa Not Like Us ya Kendrick Lamar, cyane ko ari indirimbo iri mu butumwa bwibasira cyane Drake. N'ubundi muturage mu gihugu cya Canada yavugaga ko ibingibi yabikoze kugira ngo anagaragaze ko ari inyuma y'ikipe ye. Hanyuma kandi uwitwa Sabrina Carpenter hanzi kazi mushya ariko uri gukora ibikorwa bikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yakiriwe neza cyane kuko yagaragaye ubwo uwitwa Taylor Swift yafunguraga ibitaramo bye bizenguruka isi bya Eras Tour. Yagaragaye kandi mu iserukiramuco rya Coachella, ariko kandi na album ye yitwa Short and Sweet izajya hanze ku itariki 23 z'ukwezi kwa 8. Hari indirimbo ebyiri yasohoye mbere, harimo yitwa Espresso ndetse n'iyitwa Please Please Please. Izi ngizi zarakunzwe cyane, imwe yasohotse mu kwezi kwa 4 ndisohoka mu kwezi kwa 6, ariko zagaragarijwe urukundo ndetse zinaca uduhigo dutandukanye ku mbuga zitandukanye cyane cyane nka Billboard. Uyu muhanzi kazi rero yatangaje ko album ya izajya hanze igahita inaherekezwa n'ibitaramo. Ubundi iyi mpeshyi nicyo gihe cyiza abahanzi bari gukoresha basarura amafaranga. Ibyo yamaze kubitangaza ahita anatangaza urutonde rw'indirimbo zigera kuri 12 zizaba ziri kuri album izajya hanze tariki 23 z'ukwezi kwa 8. Hariho nk'indirimbo yitwa Taste, hari yitwa Good Graces, hari yitwa Coincidence n'izindi nyinshi cyane. Abantu rero bari kuvuga bati uyu mukobwa yajaje ashobora no kuzagaragara no mu bihembo bya Grammy Award bizatangwa muri 2025, ndetse n'abantu batuye mu miji azakoreramo ibitaramo bizatangira mu kwezi kwa 10 bikarangira mu kwezi kwa 11. Babyishimiye cyane nk'abo mu mujyi wa San Francisco. Hanyuma Xavier ariko mbabwire ko iri joro witwa Rema arashyira hanze album yise He Is. Abaturage bo muri Nigeria bavuze bati amabafure muyacomeke kuko haraza gushya. Bayacomeka dusezera muramuke cyane.